Ibi turabivuga bamwe mukagira ngo ni ukubeshya cyangwa se mukabigira urwenya, ariko nyamara niba uzi yuko uri gukora mining ya Delta ukaba uzi neza yuko na security sako wayishyizeho kuri account yawe nibura abantu barenga batanu, menya ngo hari ibintu uri kubura kandi by'ingenzi. Ushobora kuzabura account yawe mu buryo bwa burundu, mu buryo utazi, kandi nyamara amakuru waragiye uyabona. Ubwo rero twebwe ibyacu tuba twagerageje kubikora. Ubwo rero niba uzi ko udashaka gukurikirana amakuru ngo uyubahirize, ibyazakubaho ibyo nibiba bikureba. Ndabasuje kandi bifurije ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All Mining Update. Ku muntu utarakora subscribe kuri channel yikore, ikindi kora like kuri video we, bari ibintu by'ingenzi cyane. Ikindi ukane no kunzogera maze gukora subscribe kugira ngo ugiye ubasha kubona amakuru ya update zigiye zitandukanye kuri mining ndetse na investment ndetse na trading. Ikindi karushaho kurushaho byose niba utari mu group WhatsApp All Mining Update, icyo ukora urareba link muri description video ukajoininga iyo group kugira ngo ujye ubona amakuru ya mining zigiye zitandukanye ku gihe, ndetse na support bibaye ngombwa ko uyikenera niho iba iri. Ikindi kunyandikira biba byemewe inbox. Izi zose dore ni mining turimo turakora muri kuzibona. Izi zose ni mining, harimo iyo ubona udafite kunyandikira inbox kambwira uti iyi mining nayo ngira yimereze, biba byoroshye. Ndetse n'amalinki ndaza kuyabahereza muri description video ku buryo wa joininga ukabasha kujoininga group nako mining udafite ukayijyamo. Mbibutsa yuko mining kuzikora ntuzigere ukora mining wizeye ngingi zama amafaranga, kuko ushobora kwizera ya yindi ngizagwa amafaranga ukajya kubona ko ni kubera igicupuri, ya yindi wapinga kuvuga ngo busi yingi ngo yagera he, ukajya kubona ko niyitanze amafaranga. Ubwo rero niyo mpamvu bamubona dukora nyinshi. Izi zose ziri ni mining turimo turakora. Hari n'izindi umuntu agenda abona cyashya akazizana, hari n'izo kuri Telegram murazizi. Rero wowe keep mining, ubundi tujye dutegereza turebe ngo iyi niba yanze tumenye ngo iranze nyine tuyikureho, n'indi yakunze ubwira duhaye nyine tuyarye. Nibyo ngibyo niko ubundi mining zikora. Ikiziba nuko nta kintu na kimwe washoye kindi kirenze yari usibye gufata megabyte n'undi usanzwe ukoresha muri za TikTok na hehe, ukajya ukora mining buri masaha 24. Sereka ndakike kuvuga ibintu byinshi, ngaruke kuri mining ya Delta. Mining ya Delta naberetse ukuntu sign up ikorwa. Iyo video iriho hano kuri YouTube channel, ariko abantu bamaze kujoininga muri benshi kabisa. Congratulations, ndetse munakomeze mu mining amasaha 24 buri munsi. Nkunda kubabwira ngo iyo ufite coin nyinshi icyo gihe uba ufite n'amafaranga menshi igihe coin yajya ku isoko. Rero muri mining ya Delta ngarutse kugira ngo tuze kuganira ku kintu kirekeranye na security sako. Security sako rero bamwe muyizi nko kuri Pi network, ariko ugasanga muri Pi wenda yatumaga hari izo wiyemererwa kwinjiza nyinshi, ari nk'icyo cyonyine gusigamije cyonyine. Ariko hano muri Delta security sako ni imwe mu kintu cy'ingenzi buri muntu wese uri ku mining Delta akwiriye gukora, kuko ngiye kuguhereza nibura ibintu bitatu bishobora gutuma Delta ukora security sako yayo kandi neza. Icyambere, ugomba kumenya yuko security sako ya Delta ni imwe mu bintu bituma nyine wongererwa umubare w'izo winjiza. Ubwo ni kimwe mu bintu usanzwe ugomba kumenya, ituma hari earning rate ubona kubera ko winjijemo abantu muri security sako yawe. Icya kabiri cy'ingenzi kurusha ibindi byose, iyo wakoze log out cyangwa se wenda tubare nk'umuntu arakenishije nka telefone ya application yayikuyemo, ese telefone yawe urayigurisha ugiye kugura indi, ugiye kugaruramo Delta. Ese kwa kundi ngubu nabonye Delta gukora update ya application bisaba ngo banze usibe ya yindi wari usanganywemo ubone kwestara inshyashya. Icyo kintu mwari mukizi niko biteye. Rero kugira ngo ugaruremo ya account yawe ugarukane ko yini wari ufite, bisaba ngo ube ufite security sako y'abantu. Nuvuga ngo reka nzendaje mbibere kukuntu bikorwa. Nuvuga ngo umuntu washyize muri security sako agufasha kugira ngo konti yawe igaruke. Ndaje ndabibereka ukuntu byose bikorwa neza step by step. Gukora security sako ni ibintu byoroshye, ariko dore inama nkuhaye y'ingenzi. Inama ya mbere ukuriye kumenya, sinshaka ko na video bandende, gukira umuntu muri security sako be careful mu kumushyiramo. Ntago ari bya bintu byo kuvuga ngo reka mfe kumushyiramo gusa ngo nzajye ninjiza nyinshi. Oya, mbere na mbere security sako ushyiramo umuntu wawe wakwinjije, umuntu wakwinvitinze, cyangwa se niba wari ukurikirana All Mining Update, reba umuntu uzi neza ko igihe wazakenera ko agufasha kugarura account yawe wazamubona. Uri kubyumva, wireba ngo turi mu kigurupe ngo kirimo ngo abantu 400, ngo abantu 400, ngo reka ngo ndebemo abantu 20 mbashyiremo, ngo ibyo ngo birahagije. Oya, reba umuntu uzi neza, ufitiye nimero ya telefone, ushobora kuba waganira nawe cyangwa se usanzwe uvugana nawe niba akora mining, wizeye yuko atazigera arekera ku mininga. Uri kubyumva, uwo muntu mbere na mbere n'ubanza gushyira muri security sako yawe, kuko igihe account yawe bibaye ngombwa ko igira gute ikorerwa log out, ukeneye kugera gukora login, bisaba ngo wa muntu yongera agire gute abe ari tayari kuza kureba muri ba bantu be afite
aguhe kode, hari kode bamwoherereza baramubwira ati hari uburyo urikora request ya kode bakayimwohererezaho nk'uko bakayibayohereza kuri email cyangwa kuri nimero ya telefone. Iyo kode bayiha wa muntu washyize muri security sako yawe, cyangwa se ku bantu batumira abantu bo ndaje mbibereke, si ngombwa ngo abari muri security sako. Iyo watumiye umuntu aba ari muri liste hahandi nyine biba biri ngombwa ko aza akakwandikira akakubwira ati wenda ngewe nitwa Kamari, reba muri security sako undebemo umereze kode boherejemo kugira ngo nkore login. Ubwo rero icyo kiba ari ikintu ugomba kwitaho, reba gushyiramo abantu bafite gahunda, apana bya bindi byo kuvuga ngo turapfa kwadingamo gusa. Ubwo ako kaba ari akantu k'ingenzi ukwiriye kumenya. Tudatinze rero reka mbere ku kuntu security sako ikorwa, biba byoroshye cyane. Dore ureba hano hantu hari kano kantu ngiye murabona ko hariho 80%, wowe urakabonaho. Ubwo wenda haraba hariho nka 0 bitewe nuko wabikoze cyangwa se utarabikora, ugakandeho. Numara kuza ko kakandaho, mbere na mbere ngewe murabona ko nari namaze gushyiramo abantu 4, ubundi abantu 5 nibo b'ingenzi niko bakubwira ko abantu 5 barahagije, ariko niyo barenga nta kibazo. Gusa ikiba kiri ingenzi nk'uko nabikubwiraga, shyiramo abantu wizeye neza ko igihe wazakenera gukora login wazamwandikira ukamubwira ati dore bakohereje agakode, kuko uhitamo muri ba bantu barakubwira ati muri aba bantu bari muri security sako yabo, hitamo umwe umusaba agakode wo kuza kohereza agakode, ukamuhitamo ukavuga ati wenda ni runaka. Nk'uko muri aba ngaba bameze bashobora kuvuga ati wenda ni uyu nguyu nge nkamuselectinga, bakavuga ati uhitamo uyu cyangwa se uhitemo uyu cyangwa uhitemo wowe ukoresha uwo ushaka. Kwadingamo rero umuntu ku muntu mushyashya, dore ukanda hano handitse ngo add manual. Aha muri kwabona, dore ahangaha niho ukanda ugiye gushyiramo umuntu ushaka. None iyo umaze kwakanda rero ukuntu bigenda, bagusaba kuza gushyiramo iyi ngo ni refo did. Iyi refo did ni refo code y'uwo muntu. Wowe nyine uba wamwandikiye nko kuri WhatsApp se Telegram, ukamwandikira ukamubwira ati mpereza refo code yawe njye kukwadinga muri security sako yanjye. Uri kubyumva? Iyo refo code rero ku bantu bari muri group WhatsApp Orman Update, ndetse wenda n'abari muri, niba bikunda ndayishyira muri description video, ariko abenshi muri group murabizi, cyangwa se namwe mujye muri group ya WhatsApp murabonamo na nimero yanjye munyandikire, urabambwira uti marefo code yawe mushyiremo. Nkanjye kubera ko mba nzi ko mba ngomba kujya mba ndi online akenshi, ushobora kunshyiramo kugira ngo nzajye gufasha igihe byazaba biri ngombwa, kuko mba mari. Ubwo wanyandikira ukambwira ati marefo code yawe, cyangwa se nko sharinga link iyo refo code nkunda kuyitanga, ukaza kuyifata ukayishyiramo hano. Ahangaha niho ijya iyo refo code. Ubwo uragenda ukazana y'uwo muntu ushaka kwadingamo. Noneho ahari ngo application, ahangaha ushyiramo izina. Si ngombwa ngo ribe riri username ye, si ngombwa ngo bibe biri ibiki. Hano ushobora no kwandikamo kugira ngo utazamwibagirwa. Ushobora kuvuga uti wenda ngiye muzi ku kazina runaka, akaba ari kushyiramo. Ushobora kuvuga uti wenda ngewe nkuko nkunda kwikoreshereza sesoryo, ukaba ari ryo wandikamo. Ushobora kuvuga uti wenda ni Samusoni nkuko ariko nitwa, ukaba ari ryo wandikamo kugira ngo utazanyibagirwa nyine igihe byazaba biri ngombwa, ugahita umitamo muri babandi. Ubwo niko nguko bigenda. Ubundi ugahita ukanda kuri submit. Ahangaha ukanda kuri submit. Muri kubyumva? Ni ibintu biba byoroshye cyane, murumva ko kwadingamo umuntu biba bitagoye. Ikiba kiri ingenzi nuko wowe umwandikira inbox ukamubwira uti mereza refo code yawe nze kugushyira muri security sango yanjye ya Delta, uzamfasha igihe nazaba ngiye gukora login, igihe konti yanjye naba nayikuye muri telefone. Sasa rero tugaruke ku kandi kantu k'ingenzi ukwiriye kumenya, wenda mende tananasoza video. Habayeho kuba mwadinze muri security sako, sibyo? Cyangwa se nawe yakwadinze muri security sako, account yawe bibaye ngombwa yuko wenda uwo muntu agusaba refo code, agusaba ya code bamwoherereje. Ubwo nabyo biba ari ibintu ukwiriye kumenya. Ntabwo ari ngombwa ngo tuye duhora dukora ama video menshi. Video imwe bikwiriye kujya ikuyobora ibintu byose. Igihe umuntu wamwadinze muri security sako yawe, cyangwa se nawe yakwadinze muye, noneho bikaba biri ngombwa ko we aguhamagara cyangwa se akakwandikira akubwira ati ko konti yanjye bankoreye roga butu wamaye code bakoherereje. Uburyo iyo code iboneka nibyo ngiye guhita ngurangira. Urongera dore ujya muri Delta yawe ukayifungura, ukaza dore hano kuri menu. Uri kuhabona ntago video ndahita nyisoza. Duhite ukaza dore handitse ngo provide security. Uri kuhabona? Dore ahangaha handitse ngo provide security. Aha hantu niho unyura ugiye kureba ya security y'umuntu ushaka kugira gute guhereza code. Noneho rero hano bahita baguhereza ku muntu watumiye we, ntago ari ngombwa ngo babe bari muri security sako. Abo watumiye bose baguha liste yabo hano. Noneho rero ku muntu utaratumiye, abo yashyize muri security sako ye, nibo bazaho hano ku kiriste nyine kuri provide security. Noneho wowe urebamo wa muntu wakwandikiye, warakubwira ati iki nakubwira, akubwira username ye. Uri kubyumva?
ukaza kuyirebamo. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu ngiye aba bose murabona ko ari abantu nagiye numira, ndetse n'abari muri security sako nyine uko nababwiye, aba bose ubu umwe muri bo yanyandikiye ambwira ngo muhereze iyo kode banyoherereje, ngomba kuza nkareba muri bano bantu nyine nkareba ko arimo nkayimuha. Noneho rero ukuntu bigenda igihe akwandikiye, wenda tuvuge tuti ni urugero, reka ubwo njye mbikora nk'urugero kugira ngo mubibone. Tuvuge tuti wenda uyu Hakizimana Elia, reka bari bafataho urugero, aranyandikiye arambwiye ngo muhereze refo code. Hano kugira ngo muhereze refo code, iyo ukanzeho rimwe gutya nta kintu baguha. Murabona iyo ukanzeho gutya rimwe nta kintu baguha, bisaba ngo ukande double click wihuse nyine, bisaba ngo ukande kuri iryo zina ry'uwo muntu vuba inshuro nibura ebyiri, double click vuba gutya, intoki ebyiri vuba bikikaraga. Iki gihe kubera ko code atayohereje nyine bari kunyereka yuko other party does not have security code that needs to be reactivated. Nuvuga ngo hano banyeretse yuko nyine nta code yasabye kubera ko nyine ntabwo yigeze bisaba, ariko ku muntu waguhaye request kuza kuyimuha, iyo hakanze na double click bahita baguhereza kaga code nyine kugira ngo ukamuhereze. Ubwo ku muntu uzajya ujyayo rero n'uzajya kukamuhereza hano ugakandaho inshuro imwe ntabwo bizajya bikunda, bizajya bigusanga ukande double click nyine vuba byikaraga. Iki gihe niba ari code bamuherereje ihita izaho. Ubwo nuko nkuko bigenda kugira ngo nawe undi muntu wazaba wenda ushaka kaguhereza ako gakode atabizi, wabonye iyi video wamubwira ati nyura ahangaha undebemo ukamereze, sibyo? Nuko nkuko bigenda. Ubwo wenda ibindi byo gukora login byo biba byoroshye, n'ubundi igihe konti yatakaye ugarukana ushyiramo email na password, cyangwa se nako password nayo usa nk'ugiye gukora sign up kubera ko nta buryo bwa login buhari, ukajyamo ukakomeza inzira zose tunyuramo dukora sign up. Hari aho ugera nyine bakagusaba kuri requestinga two factor authentication, ni bwa buryo nyine bwo kugushaka indi verification nk'iya kabiri. Ubwo rero nyine ukamara kwadingamo birangiye, icyo gihe baguhereza guhitamo nyine umuntu muri babandi wadinze muri security sako cyangwa se muri team, ukamuhitamo ukaza kumusaba kagakode, ibintu bigahita bigenda neza cyane. Ubwo rero ibyo ngibyo noneho ku bantu baba bari muri Oromani Capital, murabizi mwebwe ko nyine ninjye ubatumira, ni nanjye ubinjiza muri uyu imishinga ngingi ninjye ubazanamo. Icyo usabwa nta kindi, nyandikira cyangwa se muri group WhatsApp iyo code ndaza kuyitangamo yanjye, ugende unyadinge muri security sako yawe kugira ngo igihe waza ukeneye gukora login nge mba ndi tayari. Kenshi nkunda kuba ari online, sinjya apfa kuhava cyane. Wanyandikira ukambwira ati mereza refo code, n'ubu ndabikora. Hari abo baba banyandikira bambwira ati mereza security sako, mereza security code nigwarurire account. Ubwo rero nuko ibintu bimeze. Reka ndekera aho ngaho video reka kugomeza kuba ndende. Ndabashimiye. Security sako ni ingenzi kurusha ibindi bintu byose uri gutekereza wowe. Uri kubyumva? Ibyo urimo uratekereza byose, menya yuko udafite security sako urimo urasa nk'ukorera kuri zero. Ndabashimiye rero mukoresha kuri bagenzi banyu iyi Delta security sako yayo muyadingamo, bonye uko nikorwa adingamo abantu nibura 5 nibo b'ingenzi bakugira ngo 100% bibe byuzuye. Abantu 5 bahita bakwereka yuko nyine byabaye 100%. Dore hano ubwo nawe badingemo nibura 5 baba bahagije, cyangwa se ukabarenza hejuru yabo, biba ari byo byiza cyane, ubundi ibintu bikagenda neza. Ciao tuzahore muri video z'ubutaha.